izina riryoshye. izina riryoshye. neza. Nitwa Mugisha Olivier, nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Ni ijambo rivuga ngo, rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuzima budafite ishusho. Ufite amatsiko, nanjye ndayafite, kandi ko kuri iki cyigisho cy'uyu munsi, ese birashoboka ko umuntu yagira ubuzima budafite ishusho? Ese hari ahantu tubisanga mu ijambo ry'Imana ko umuntu yabaho afite ubuzima budafite ishusho, cyangwa ari mu buzima busa nkaho budafite ishusho? Mu by'ukuri tudatinze, nibaza twasoma ijambo ry'Imana twumva icyo ritubwira. Dusomye mu Itangiriro igice cya mbere, ku murongo duhere ku wa kabiri, cyangwa duhere ku murongo wa mbere dusome n'uwa kabiri. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yari ubusa gusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Haleluya. Dusanze mu Itangiriro nawo umurongo wa mbere muri Bibiliya uravuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho. Isi yariho yuzuye amazi, mu by'ukuri nta shusho ifite. Iyo tugiye mu bumenyi bw'isi, dusanga ahantu ku isi hari amazi niho hanini kurenza hari ubutaka. Bishatse kuvuga ko mbere byari bihuye, n'ahantu hari ubutaka hose hari amazi. Iyi si dusomye mu Itangiriro nta shusho yari ifite. Mu by'ukuri yari isi itagira ishusho, yariho ubusa busa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Haleluya. Birashoboka yuko ubuzima bwawe, tugendeye ku insanganyamatsiko dufite uyu munsi, nivuga ngo ubuzima budafite ishusho. Mu by'ukuri birashoboka yuko ubuzima bwawe uyu munsi wa none waba ureba ukabona nta shusho bufite, ukanabushakira uko bwaba busa, ukanagerageza kugereranya n'ubw'abandi, ugasanga ubwawe buri miserable, ari ubuzima budafite ishusho n'imwe, ukiheba, bikakujyana kure mu by'ukuri, kuko uri mu buzima ubona ko nta shusho bufite. Ariko nje kukubwira uyu munsi ko birashoboka cyane ko, cyangwa se Imana ishobora guha ubuzima bwawe ishusho, nubwo ubona busa nkaho nta shusho bufite. Reka dusome ku murongo wa gatatu, turebe noneho imbaraga ziri mu kuvuga kw'Imana. Ese Imana yavuga ubuzima bwawe bukagira ishusho? Ese birashoboka koko ubuzima bwawe uyu munsi ubona busa nkaho nta shusho bufite bwahinduka bukagira ishusho? Reka dusome ijambo ry'Imana muri icyo gice cya mbere cy'Itangiriro ku murongo wa gatatu. Haranditse ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. 4. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo Imana yabonye ko isi iriho ubusa, ivuga ijambo rimwe gusa, iravuga ngo habeho. Uyu munsi wa none nifuje kukubwira yuko Imana ivuga ijambo rimwe ryonyine, ubuzima bukagira ishusho. Wari uriho ubuzima busa nkaho budafite ishusho, cyangwa wari uriho ubuzima budafite ishusho. Ndakwifuriza ko uyu munsi wa none Imana yavuga ijambo rimwe ikavuga ngo habeho iki n'iki. Wowe urajya ukurura ibintu ubona byatumye ubuzima bwawe nta shusho bufite, ibintu byatwaye ishusho yawe cyangwa y'ubuzima bwawe. Imana ivuge ijambo rimwe. Haleluya. Ivuge ijambo rimwe ryonyine, ivuge ngo habeho iki, ireme, kuko Imana ntabwo ihinduka. Ndeka mbabwire aka kantu, ni ukuvuga Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri, kandi niko izahoraho iteka ryose. Ni ukuvuga Imana ntabwo ikorera mu kintu twita igihe. Imana ntabwo ikorera mu gihe, kuko
ntabwo hashira imyaka igihumbi ngo Imana isaze iveho haza indi cyangwa havuka indi, cyangwa generasiyo igende hazi iyindi. Oya, Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri, kandi nta na gahunda yo guhinduka. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nta gacu ko guhinduka, ni ukuvuga ukuntu yahoze niko iri kandi niko izahora iteka ryose. Ni ukuvuga Imana ikora muri eternite cyangwa mu iteka ryose. Mu iteka ryose rero nta gihe kibamo. Haleluya. So ndabifuriza cyane ko ubuzima bwawe, ubuzima bwanjye, aho bugaragara ko nta shusho bufite, Imana ibuhe ishusho mu izina rya Yesu. Imana ibuhindure, ivuga ijambo rimwe ryonyine, ubuzima bwawe buhinduke, ubuzima bwanjye buhinduke, ubuzima bw'isi buhinduke, kuko turi mu bihe bigoye. Ariko Imana ivuze ijambo rimwe ryonyine, ubuzima bw'isi yose bwahinduka bukaba bwiza. Murakoze, muri kumwe na Olivier Mugisha, ni umukozi w'Imana kandi ihamagaye muri iki gihe. Turabakunda kandi cyane, tuzajya tugeraho tubagezaho ijambo ry'Imana buri uko dushobojwe kurishyira ku mashusho. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen.